Reka nongere mbasuhuze ndetse mba ikaze mu makuru avugwa muri Uganda. Amakuru akaba agaragaza ko Gen Muhoozi Kainerugaba yaciye amarenga ko umunyamakuru ukomeye cyane muri iki gihugu cya Uganda yitwa Andrew Mwenda azanirwa kubahuka Perezida Museveni nyuma y'amagambo yari yamutangajeho mu minsi yashize. Amakuru aravuga ko umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, Gen Muhoozi Kainerugaba yaciye amarenga ko umunyamakuru Andrew Mwenda azanirwa kubahuka umukuru w'igihugu cya Uganda ari we se Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Uyu Perezida Museveni aherutse kwanangiriza uyu munyamakuru nyuma y'aho tariki ya 20 Mata uyu mwaka turimo 2026 yari yanditse inkuru ivuga ko kubera ko ashaje atekerwa imitwe n'abita abashoramari bagamije gusahura igihugu cyabo cya Uganda. Uyu munyamakuru rero akaba yarimo agaragaza ko uyu Perezida Yoweri Kaguta Museveni ashaje ndetse akaba mbega akoresha ubwenge butari bwinshi bitewe n'uko abashoramari baba bagenda bamuhenda ubwenge bakaza gushora imari mu gihugu cya Uganda ariko bagamije kwiba cyangwa se gusahura umutungo w'iki gihugu cyabo. Uyu mukuru w'igihugu yanditse ko nubwo afite imyaka 82 agifite ubushobozi bwo kurwanira igihugu ndetse no kwirwanaho akoresheje imbunda ya AK-47, Bibiliya ndetse n'ikaramu. Ubona ko ari uburyo yari ashaka gusubiza uyu munyamakuru Andrew Mwenda ndetse anamugaragariza ko afite imbaraga kandi yiteguye kuba yakomeza kurwanirira igihugu cye cya Uganda. Tariki 26 Gicurasi uyu Mwenda yatangaje ku kinyamakuru cye The Independent ko yakoze ikosa ryo kugaragaza ko umusaza cyangwa se ubusaza aribwo butuma Museveni atekerwa imitwe. Asobanura ko ibyo byatumye ibyo yanengaga bitumvikana neza. Mu magambo ye yagize ati, nakoze ikosa nkanamusabira imbabazi nevuye inyuma. Ni ukuvuga ko ibyemezo bye ntemera cyangwa se imigirire ntemera biterwa n'uko ashaje. Mu by'ukuri rero nakabaye umuntu wa nyuma uvuga aya magambo kubera impamvu ebyiri. Nagomba kwibanda ku bwiza cyangwa ububi bw'ibyemezo bye aho kuba imyaka yaba afite, mbega kuba imyaka ari ituma akora ibintu mu buryo budakwiye. Ahubwo uyu Andrew Mwenda agaragaza ko yagakwiye kuba yaribanze ku byemezo bye afata akaba ari byo yibasira aho kugira ngo amwibasire agaragaza ko ashaje cyangwa se atagifite ubushobozi bwo gutekereza neza kugira ngo abe yayobora iki gihugu cyabo cya Uganda. Kubera ko uyu Andrew Mwenda aba mu muryango PLU washinzwe na Gen Muhoozi Kainerugaba, kuri wa 27 Gicurasi uyu musirikare yasabye Perezida Museveni imbabazi ku bw'amagambo uyu munyamakuru Andrew Mwenda yari yamutangajeho. Gen Muhoozi Kainerugaba yagize ati, nk'umuyobozi wa PLU ndagira ngo basabe nyakubahwa Perezida imbabazi mbikuye ku mutima ku bw'amagambo yandagaza atarimo indero kandi mabi umwe mu banyamakuru cyangwa se abanyamuryango bacu Andrew Mwenda yabavuzeho. Tukaba tugiye gufata imyanzuro uyu munyamuryango ndetse tunamufatira ingamba zikomeye cyane zijyanye no kuba ataragaragaje imyitwarire myiza k'umuyobozi w'igihugu cyacu, ari nawe yarimo yandikira uyu Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Uyu musirikare kandi Gen Muhoozi Kainerugaba akaba yagaragaje ko ishyaka NRM riri ku butegetsi bwa Uganda n'umuryango PLU ari abafatanyabikorwa bakomeye cyane ndetse byumvikana ko uyu Andrew Mwenda atari yagakwiye kuba yakataka cyangwa se yaterana amagambo na Perezida Yoweri Kaguta Museveni amushinja kuba adakora ibintu neza ndetse amushinja ko yaba ashaje. Byaba ari imwe mu mpamvu ikomeye cyane ituma adakora ibikwiye cyangwa se adateza igihugu imbere nk'uko byagakwiye. Byumvikana rero ko uyu Muhoozi yagerageje kuba yahuza impande zombi bitewe n'uko by'umwihariko uyu Andrew Mwenda nubwo yakoze aya marorerwa ariko akaba ari umwe mu bakomeye cyane muri uyu muryango PLU ukuriwe n'uyu muhungu wa Museveni, Gen Muhoozi Kainerugaba. Umva ko muri Uganda bikomeye, gusa bikaba binashoboka ko uyu Andrew Mwenda ashobora kuzabwa ibihano
nanone bitewe n'uko yubahutse perezida kandi akabikora ku mugaragaro, bashobora kutazita cyane ku kuba ari umunyamuryango w'iyi miryango ifitanye ubucuti cyane na NRM, ubwo bakita ku cyaha yakoze cyo kuba yaratutse perezida w'iki gihugu cyabo. Kanda subscribe usure mu kanya.